Ndabasuje mu izina rya Yesu. Uyu mugoroba Imana yashyize ku mutima ko tuganira amagambo ari mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo kubwanditswe na Matayo igice ni icya 5. Harimo amagambo menshi wenda tuzakomeza kuganiraho ko Imana izabidushoboza, ariko by'umwihariko uyu munsi nifuzaga ko tutangiza tuganira amagambo Yesu yabwiraga abigishwa barababwira ati namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya bakababeshyera ibibi byinshi babampora, muzanezerwe muzishime cyane kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ari uko barenganyije abahanuzi ba mbere. Umwami Yesu amagambo yavuga ahagaze kuri uyu musozi yararimo arabwira abari bamuteze amatwi, ababwira ubuzima bw'abana bo mu bwami bw'Imana. Reka tubivuge muri ubwo buryo. Yatangiye ababwira abahiriwe abari bo. Biratangaje cyane uburyo ingoma y'Imana cyangwa se abana bo mu bwami bw'Imana cyangwa se mu bwami bw'Imana uko Imana ireba ibintu ntabwo ariko abantu babireba. Ni ukuvuga ngo twebwe tuzi ko abahiriwe ari abafite ubutunzi bwa hano muri iyi si, ariko umwami Yesu yaravuze ati hahirwa abakene ku mutima, babandi bazi neza ko bakeneye Imana, abo nibo bahirwa. Akavuga ati hahirwa abagwaneza, hahirwa abo bose boroheje. Mbega ugasanga uburyo we ijuru ribona umuntu uhiriwe bitandukanye no ku isi ibona umuntu uhiriwe. Ubundi muri Isirayeli iyo bavugaga iri jambo guhirwa bakavuga ngo urahiriwe cyangwa bakwifuriza umugisha, cyangwa cyo bita mu cyongereza blessings cyangwa se benediction mu gifaransa, bitandukanye n'ibyo twe tuvuga by'umugisha cyangwa se isi ya none ivuga nk'umugisha. Ubundi bo iyo bavugaga ngo umuntu arahirwa cyangwa se umuntu arahiriwe babibaraga bareba uburyo mu mubano uwo muntu afitanye n'Imana. Imana ishimwe. Uko umuntu yabaga abanye n'Imana cyane cyangwa yegereye Imana cyane, bavugaga ko umuntu ahiriwe kurusha ku muntu uri inyuma utayegereye. Ni nayo mpamvu muzareba muri Bibiliya ahantu hose muzasanga bavuga ijambo hahirwa hahirwa, ntimuzigera mubibona birasosiye cyangwa se bigendana n'ibyo hano muri iyi si by'ubutunzi. Mu nshuro zigeze kuri 300 zirenga iri jambo ryanditswemo, nta na rimwe muzabona rijyana n'ibintu bifatika bya no kuri iyi si by'abantu bita ngo abafite babahiriwe. Oya, ahubwo muzasanga buri gihe cyose bigaruka kuri ya ngingo yo kugaragara neza imbere y'Imana no kubana n'Imana no kugirwa neza n'Imana. Abameze batyo ubundi niyo bitaga ko bahiriwe. Hanyuma rero umwami Yesu yakomeje aganiriza aba bantu bari bamuteze amatwi, ariko babwira ngo hahirwa abantu bazarenganywa cyangwa se bazarenganirizwa gukiranuka, ko abo ngabo ngo ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Noneho ababwira bari bamukurikiye ababwira ati noneho murahirwa niba barenganya bakabanga babampora bakababeshyera byinshi cyane, timuzajye mwishima munezero kuko ingororano yanyu izaba ari nyinshi mu ijuru. Ubundi iyo turebye mu byanditswe byera dusanga abatubanjirije bose aho bava bakagera bose baragiye barenganywa. Ni ukuvuga ngo abantu bakoreye Imana, abantu bagendanye n'Imana, abantu bumviye Imana, abantu bakoze ibyo Imana ishaka bararenganijwe. Dufatiye urugero ku mwami wacu Yesu Kristo, nawe niko byamugendekeye, ndetse na za ntumwa n'abandi bose batubanjirije nabo niko byabagendekeye, bararenganijwe mu gihe cyabo. Noneho hari umuririmbyi uherutse kuririmba indirimbo aravuga ngo niwe wenyine Yesu uzi gukunda. Ibyo turabyemeranya, buri wese muri twebwe twagiye tubona urukundo rw'umwami Yesu, kandi twabonye neza tugire mu buzima bwacu tubona nta muntu ushobora kuzigira dukunda nk'umwami Yesu. Ntabwo ari twe twenyine tubibonye, ahubwo n'abari ku gihe cya Yesu barabibonaga. Ariko birantangaza kuba nanone Yesu baramwishe kandi ameze gutyo. Izi ntumwa birantangaza kuba barazishe kandi nazo zari zimeze nk'uko umwami Yesu yarari bera imbuto z'umwuka wera. Kandi ijambo ry'Imana ryo rikatubwira neza ko nta mategeko y'igihugu icyo ari cyo cyose ahana imbuto z'umwuka wera. Bivuga ngo umuntu ufite imbuto z'umwuka wera n'amategeko yo mu gihugu runaka bamubona nk'aho ari umuntu w'umunyangeso nziza, nta mategeko amuhana, ahubwo byose bifuza ko abantu bamera batyo. Ariko sinzi niba namwe mujya mubyibaza iyi mpamvu yateye ko abo bantu bose bari bafite izo mbuto z'umwuka wera igihe cyageze bakicwa. Nta yindi mpamvu, ni ukubera ko iby'Imana ishaka, amagambo y'Imana bahamyaga, guhamya bari bafite bitandukanye n'iby'isi ikunda.
umwami Yesu yaratubwiye ngo nta muntu ushobora gukorera abami babiri, ngo azakunda umwe narangiza yanga undi. Mu by'ukuri iyi si cyangwa se iyo mvuze isi ndavuga imikorere isi irebamo ibintu cyangwa se system isi ikoreramo ibintu itandukanye kure n'uburyo uburyo ubwami bw'Imana bukora. Ni nabyo nyine natangiye mbabwira hano muri iki gice cya 5 ko ukuntu Imana ibona bahiriwe batandukanye n'abisi ibona yita ko hiriwe, kubera ko standard cyangwa se urugero ingero zacu cyangwa se ibyo tubona ibintu biratandukanye ku rwego rukomeye cyane. Bityo rero nicyo cyatumye abantu bose bahamije umwami Yesu, bahamije ijambo ry'Imana n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Isi yarabanze. Umwami Yesu yigeze kuvuga amagambo akomeye, aravuga ngo nta mwigisha uruta shebuja. Aravuga ngo uko bamugenje natwe niko bazatugenza niba tumukurikiye. Aravuga ngo ab'isi nibabanga muzamenye ko ari njyewe banze mbere, kandi ngo nimuba bisi namwe bazabakunda nk'abayo. Biratangaje ku rwego rukomeye aho mu minsi ya none abitwa abakristo turimo turashaka kubaho mu buryo isi idukomera mu mashyi, tugashaka kubaho mu buryo twifuza yuko isi itwemera, tugashaka kubaho mu buryo twifuza yuko abantu bo mu isi donc tutababangamira, mbega twebwe n'isi tuba nta kibazo, isi yose tumenya tukamenyekana tukajya hejuru. Ariko ndashaka kugira ngo mbabwire umugoroba na Imana yashyize ku mutima kubabwira yuko ntabwo yaduhamagariye kunezeza isi, ahubwo yaduhamagariye ko twebwe hano mu isi tugomba kuba abambasaderi b'Imana, tukavuga iby'Imana ishaka, tukagenda nk'uko Imana ishaka, tugakora nk'iby'Imana ishaka. Imana yashimwe cyane. Pawulo ubwo yandikiraga Timoteyo, ndumva ari mu rwandiko rwa 2 rwa Timoteyo, Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 3:12 yaramubwiye ngo abari n'ukuri abashaka gukorera Imana bari muri Kristo Yesu bazarengamo. Rero biteye ubwoba kuba twebwe twitwa ko turi abakristo ariko tukaba tutemerwa kurenganirizwa ubutumwa bwiza, tukaba tutemera kurenganirizwa gukora iby'Imana ishaka, guhera ku batubanjirije kera, guhera kuri amaraso ya Abeli ayo ngayo n'abandi bose bagiye bakurikiraho abahanuzi bagiye boherezwa, kugera ku mwami Yesu bwe, kugera ku ntumwa. Abo bose bahagaze mu mwanya w'Imana, abo bose bakoze icyo Imana ishaka, abo bose bavuze iby'Imana ishaka, abo bose bagenze uko Imana ishaka. Iyi si yarabanze. Rero ntabwo nzi twebwe impamvu tutari kwemera kurenganwa nkabo, kandi ijambo ry'Imana ryo ritubwiye amagambo akomeye, riratubwiye ngo umunsi bakurenganirije gukiranuka, umunsi bakurenganirije gukora iby'Imana ishaka, umunsi bakubabaje, ijambo ry'Imana ryo rirabihamije. Uwiteka aravuze ngo uzishime unezerwe, kubera ko niba urenganirijwe gukiranuka ingororano zawe zizaba nyinshi mu ijuru. Imana yacu nishimwe cyane. Ndumva ari Petero bigeze kubivuga, aravuga ngo nitubeho mu buryo twebwe n'uwaturenganya ntazadushakire kuturenganyiriza ibibi. Mbega biteye ubwoba cyangwa birababaje kuba mu minsi ya none ubona uwitwa umukristo bamufashe bakamuhanira yuko yibye, bakamuhanira yuko yakoze ibintu bibi, ubundi biranga abantu batizera Imana, ubundi biranga abantu batigeze bayimenya. Ibyo ntago tubyemerewe. Yavuze ngo niba hari ikintu kigomba, niba hari uburyo tugomba kurenganywa, niba hari ukurenganywa kugomba kutugeraho, dukwiriye kuba shuwa cyangwa se dukwiriye kwitwara mu buryo turenganirizwa gusa gukora iby'Imana ishaka. Imana yashimwe cyane. Rero ijambo ry'Imana ikintu rirakivuga rwose gishimitse, guhera mu isezerano rya kera kugera n'iri ngiri, yuko abantu bose bashaka gukorera Imana by'ukuri bazarenganywa. Nashaka kugira ngo rero nkubaze uyu mugoroba, uri kwemera kurenganirizwa Kristo cyangwa uri muremera kwisanisha n'isi kugira ngo iyo mibabaro iveho, kugira ngo utaza kuza kubona uko kurenganywa? Nyamara bene data, ijambo ry'Imana ritubwira neza yuko inzira tunyuramo ngo ni inzira ifunganye. Inzira ifunganye rero ntabwo ari inzira yo mahoro no kwidegembya. Hari inzira ngari, niyo umuntu yidegemberezamo, niyo umuntu yikoreramo ibyo ashaka, niyo umuntu yibwiriramo ibyo ashaka, niyo umuntu ashaka akora ibihwanye n'iby'irari rye rishaka cyangwa ibyo abisi bashaka. Ariko niba waravuze ngo wowe uri uwa Kristo,
ugomba kubaho nk'uko Kristo yabayeho. Kurenganywa biragutegereje, kubera ko nyine inzira ifunganye ntabwo ari inzira yo kwidegemberezamo, ahubwo ni inzira yo gukora icyo Imana ishaka gusa. Iri jambo rero abakristo benshi ntabwo barimenye cyangwa se ntabwo baribwiwe. Murabizi ko kenshi mu minsi ya none tugezemo, iyo bavuga ubukristo cyangwa bari kubwira abantu by'ubukristo, babyerekeza ku by'iyi si, bababwira babakundisha ibintu biri hano kuri iyi si, bababwira ko bazagubwa neza nibagera muri Kristo, bababwira yuko bazabona imigisha hano kuri iyi si, bakababwira ko bazaboneramo amazu, abagabo n'abagore n'ibindi byose abantu bo muri iyi si bifuza, bakababwira ko bazagubwa neza. Ariko ndababwiza ukuri bene data, ijambo ry'Imana ryo ntabwo ari ukuri bivuga. Nubwo abenshi mu bakatwigishije bagoretse ijambo ry'Imana, ariko ryo ntabwo ari ukuri bivuga. Data ntabwo ari ibyo avuga. Data avuga ko isi twanga, data avuga ko isi izaturenganya, data avuga ko tukiri hano muri iyi si tuzahura n'akaga n'amakuba byinshi, ariko aravuga ngo nimuhumure, nimukomere, nimugume ku ijambo ryanjye, kandi uzemera kurenganywa ku bw'iryo jambo, uwo nguwo afite ingororano nyinshi mu ijuru, afite ingororano nyinshi kuri wa munsi Kristo azahishurwa, afite ingororano nyinshi. Rero bene data, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana kugira ngo muhagarare kigabo, kandi rwose mwemere kurenganizwa ubutumwa bwiza. Kandi niba atari ko bimeze, ubimenye neza yuko utari uwa Kristo. Niba atari ko bimeze, niba utemera kurenganirizwa ubutumwa bwiza, ahubwo ugakunda kuba nk'uko isi ishaka, ugakunda ko isi gushima. Umwami Yesu ugize kuvuga amagambo akomeye, aravuga ngo mwebwe muhora mushaka ko buri gihe cyose babavuga neza, kandi mubizi neza ko mu mitima yanyu atari ko biri, mubizi neza ko muri babi. Abakristo mu minsi ya none turashaka ko abantu batuvuga neza, turashaka ko abantu badushima, turashaka ko mbega ibya hano kuri isi ko bisi babona ibintu, turashaka ko nyine batuvuga neza mu karimi keza. Ariko ntabwo ari uwo muhamagaro twahamagariwe, ntabwo ari uwo muhamagaro twahamagariwe. Amashimwe duhorana buri gihe, dutanga amashimwe iyo ibintu byagenze neza, ariko ndashaka kugira ngo mbabwire ngo muzarebe mu byanditswe byera Pawulo amashimwe avuga nayahe, cyangwa se ibyirato byavuga ni ibihe. Aravuga ngo ngewe narakubiswe, aravuga ngo ngewe narenganirije ubutumwa bwiza, avuga ati ngewe baramfunze, nge nahuye n'akaga mu mazi, ariko ibyo byose akabyishimira. Kubera iki? Kubera akazi ko ibyo byose byamugezeho arenganirizwa ubutumwa bwiza. Rero yamenye iri jambo yuko ingororano zitegereje buri muntu wese uzemera guhagarara ku ijambo rya Kristo, akemera guhagarara ku kuri kw'ijambo ry'Imana, akemera kunezeza Imana kugira ngo yemere kunezeza isi. Uwo nguwo wese imbere y'Imana afite ingororano nyinshi. Imana yacu dufashe cyane. Ariko twebwe ntabwo tubishaka, ntabwo dushaka kurenganirizwa Kristo. Ariko reka mbabwize ukuri, niyo tudashaka kurenganirizwa Kristo, ntabwo turi aba Kristo, ntabwo twigeze tubabe, ntabwo twigeze tumumenya, ntabwo twigeze tumukunda habe na gatoya. Ntabwo bibaho, ntabwo mbega nta sano na rimwe dufitanye nawe. Umwami Imana yigeze kuba ari kwigisha abwira abantu, arababwira ngo ubwami bw'Imana uko bumeze nk'umuntu wabonye umurima wari urimo iby'agaciro. Icyo ngo yakoze ni iki? Ngo yaragiye agurisha ibyo afite byose kugira ngo agure uwo murima wari urimo bwa butunzi. Imana idufashe cyane. Ntabwo mbizi impamvu mu minsi ya none abakristo turimo turashaka gufata ibindi bintu byo ku ruhande, ariko nitwemere ubwami bw'Imana ngo dutange ibyacu byose, twemere ndetse no kugera kuri icyo kigero cyo kurenganywa, dusiga ibindi byose biri inyuma, dukora ibishoboka byose. Batuvuga nabi, baturenganya, badushyira mu kaga, ariko tuvuge tuti ntabwo tuzigera tuva ku Mana yacu. Ariko nta yindi mpamvu, ni ukubera ko ubwami bw'Imana n'akagakiza bitigeze bitubera ubutunzi buhebuje ibindi byose. Iyo usomye intwari zo kwizera zivuga mu Baheburayo igice cya 11, ngo abo ngabo bari barabonye wa mudugudu, ngo maze ngo bakagenda muri isi bavuga ngo twebwe turabashyitsi n'abimukira. Ntabwo bashakaga iby'isi, ntabwo bashakaga ibibanezeza, ndetse ngo bamwe banze kurokorwa, bemera kujugunywa, bemera kujugunywa mu muriro, bemera kujugunywa mu myobo y'intare, bemera kwirukanwa bacujwe ibyabo, ngo baragenda bemera kujya kuba mu mashyamba, bemera kujya kuba mu bihanamanga. Ariko baravuga ngo ntabwo bigeze bemera kurokorwa, kuko ngo ikintu bashakaga kubana n'Imana, bashakaga wa mudugudu, bashakaga kuba muri ya gakondo yo mu ijuru. Bityo baravuga ngo nta kintu na kimwe kiri hano muri iyi si tuzigera twemera gusimbuza agaciro twabonye gakomeye, cyangwa se inyungu twabonye zikomeye ziri mu kubana n'Imana. Nicyo cyatumye barenganywa. Ba Pawulo baricaga akavuga ati iby'umubiri wa hano twebwe byo mu isi turabibona nk'ibibambwe, natwe baratubona nk'ibibambwe.
akavuga ati ibyari indamu zacu byose byatubereye igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero nko kuburonka Kristo. Ibyo nibyo byabateye rero ngo kurushaho kwitandukanya n'ibya hano muri iyi si, bakarushaho kwitandukanya n'uyu mubiri ngo kugira ngo barusheho kunezeza Imana. Imana yacu dufashe cyane. Ariko twebwe ntabwo, aho muri iki gihe mbona kenshi ntabwo aribyo turariki, ntabwo inyota yacu ari kunezeza Imana no kuzabana nayo. Niyo mpamvu akantu koshe kaje, umuyaga wose uje, utuntu twa hano muri iyi si, ibya hano muri iyi si bibore, ibya hano muri iyi si bishira. Iyo bije tubihereza umwanya, tukabirutisha rwose ubwami bw'Imana. Niyo mpamvu tutemera kurenganirizwa ubutumwa bwiza, niyo mpamvu tutemera kurenganirizwa ijambo ry'Imana, niyo mpamvu tutemera gukora iby'Imana ishaka, ahubwo tukagenda nk'abandi bose nk'uko tubonye, kuko amaso yacu aracyahumye. Ntabwo turabasha kumenya agaciro kari mu bugingo buhoraho, ntabwo turabasha kumenya agaciro kari mu kubana n'Imana, ntabwo turabasha kumenya ubwiza n'agaciro k'iby'Imana izaragabera. Imana yacu dufashe cyane. Ijambo ry'Imana rivuga neza, rikavuga ko ibintu umwuka yanga, kamere nibyo ikunda, kandi iby'umwuka akunda kamere irabyanga. Niyo mpamvu umuntu wese w'Imana ntabwo ashobora kuzigera anezeza isi, kuko ab'isi bayoborwa na kamere. Niyo mpamvu nuhagarara ku cyo Imana ishaka n'ijambo ry'Imana, abantu b'isi bazakwanga, yaba ari abahakana Imana n'abayanga, ndetse n'abandi baba mu madini ariko batarigeze bavuka ubwa kabiri. Niyo mpamvu ntibishoboka ko ushobora gukorera Imana ngo numara gukorera Imana unezeze n'abahano muri iyi si. Ntabwo bikunda. Abantu bo mu isi bakunda ibirari ryayo, bakunda irari rya kamere, bakunda ibanezeza. Abantu bo mu isi barwanira ibindi bintu bidafite umumaro. Abantu bo mu isi usanga barwanira ibyubahiro, ariko umuntu w'Imana icyubahiro kimwe cyonyine gusa bashaka ni uko icyubahiro cy'Imana cyo cyonyine gusa gishyirwa hejuru, ntiyita ku bindi. Niyo mpamvu atagira ubwoba bwo guhamya Yesu, niyo mpamvu atagira ubwoba bwo guhamya Imana, niyo abandi bamwanga, niyo abandi bamuseka, niyo yaba ari kunyura mu bukene ariko abizi neza ko abana n'Imana, akunda Imana, ntacyo biba bimutwaye. Abantu muri isi bakunda iby'ubutunzi, ariko umuntu w'Imana w'ubutunzi nyakuri abazi neza ko ari Kristo, akaba azi ko ubutunzi bwe buri mu ijuru, akamenya ko ari umushyitsi n'umwimukira hano kuri iyi si, ntabwo agundira kuri ibi by'iyi si. Oya, ntabwo bikunda. Niba mukora ahantu muri abantu babiri, abantu b'isi bazavuga bati kugira ngo twigwizeho amafaranga, mureke duce mu nzira zitari zo, duce mu nzira ibyo bita shortcut, tujye kwiba, dukora ibi ngibi kugira ngo tubone ubutunzi, dushake amafaranga. Ariko umuntu w'Imana we ntabwo ashobora kugendera muri izo nzira, ahubwo aravuga ati ubutunzi bwanjye ni Kristo, ndabufite deja. Imana ishimwe. Ibyo rero bituma mudashobora kumvikana. Ni bityo rero mwene data, niba ugishaka kunezeza abantu ba hano muri iyi si, ukanga kuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana ngo ni ukugira ngo abantu bo muri isi bagushime, ubukristo bwawe ushyiraho akabazo, wongere ubugenzure, kubera ko ijambo ry'Imana ryatubwiye ko uko umwami wacu bamugenje natwe niko bagomba kutugenza. Ibihe turi kujyamo ni ibihe bigoye, ni ibihe by'imperuka, ni ibihe Antikristo azakora ku mugaragaro. Turi kujya mu minsi mibi, ibihe turimo ni iminsi mibi rwose. Ibihe turimo ni ahantu isi itemera iby'ijambo ry'Imana ku mugaragaro, isi yanga Imana ku mugaragaro. Turi kugera mu bihe iby'Imana yanga yitwa ibizira, isi yo yabifashe n'ibyo ya promotinze yasize hejuru. Turi kugera mu bihe abantu batangiye kwemera ubutinganyi, bukemerwa, isi yose ikavuga ati buremewe, bakabashyingira, ariko tuzi neza ko ijambo ry'Imana rivuga ko ari ikizira imbere y'Uwiteka Imana, ndetse wanabihagararaho ukaba wabizira, ukaba wafungwa. Abakera nibyo koko barishwe, baratotezwa nk'uko tubisoma, ariko ni ukuri natwe reka mbabwize ukuri, muri ibi bihe turi kujyamo gutotezwa kuraje, kandi uko ni kuza kuzagaragaza abakristo b'ukuri n'abatari. Muri Amerika maze iminsi ndi kubyumva, ahantu umuntu umwe yigeze kuba afite iduka rikora izi keke bahereza, izi gato bahereza abageni, maze couple imwe iraza ije gushaka ngo wayikorere keke. Yari couple y'abatinganya ifite ubukwe, arababwira ngo ngewe ntago njya mbikora kuko ndi umukristo, mushaka kandi mujya gukoreshereza keke. Baragiye baramufata mujyana mu manza, ako kabutike ke yari afite baragafunga, ajya mu manza ndende, nta nubwo nibuka niba byarigeze birangira. Ariko uko kurenganywa kuradutegereje bene data,
turadutegereje muri ibi bihe by'imperuka, kubera ko iyi sahani igeze, iby'Imana ishaka isi yarabyanze, ahubwo bya bindi Imana yanga isi niyo yashyize hejuru. Hari abaganga ubu barimo barirukanwa kubera ko batemera gukuramo inda z'abantu, bakabakura mu buganga, aribyo bari barize ya myaka yose, umuganga yarize ya myaka yose ngo abe dogiteri, ariko kubera ko ari umukristo atemera gukuramo inda, ibitaro bikamubwira ati taha, turakwirukanye ndetse urata n'ibyawe ndetse na lisansi cyangwa se uburenganzira bwo kuba umuganga turabukwimye. Ibi turi kujyamo nuko bimeze. Bityo bene data, utemera kurenganirizwa Kristo ibe ntago azabinyuramo. Kandi nashaka kugira ngo nkubwire ngo nutemera kurenganirizwa umwami Yesu nta ngororano uzabona, ariko uzihangana wese ngo akagera ku mperuka, uwo nguwo azabona umwami Imana. Uzarenganirizwa Kristo, uzarenganirizwa ubutumwa bwiza, uwo nguwo ngo ingororano ze ziramutegereje mu ijuru. Ntabwo ari hano muri iyi si, oya, ntabwo ingororano ziri hano muri iyi si, zacu ntabwo ziri ahangaha rwose, izacu ziri mu ijuru kwa Data wa twese. Rero kubw'iyo mpamvu, niba uvuga ko uri umukristo w'ukuri, emera kurenganirizwa ubutumwa bwiza, emera guhagarara ku ijambo rya Kristo, emera guhagarara ku bye, kubera ko niba uri Imana, ijambo ry'Imana riravuga ngo ntabwo tukiri abacu ngo twigenga, uberewe gukora ibyo Kristo ashaka. Imana idufashe cyane. Ndumva nasoza, si ngombwa ko tuvuge byinshi, ariko ndinginga umwuka w'Imana ngo avugane na buri muntu wese. Niba ubona ugifite imbaraga nkeya, utari kubasha kunezeza Kristo, utari kubasha kumuhamya mu bandi, utari kubasha kwemera kurenganirizwa ubutumwa bwiza kugira ngo uve kuri Kristo n'ijambo rye, nupfukame usaba umwuka w'Imana imbaraga, kubera ko icyashoboje abatubanjirije bose bari bafite imbaraga z'umwuka wera, nizo zonyine zibashisha umuntu guhamya kugera ku ndunduro. Kuko bitameze gutyo ntabwo ubuzima bwa gikristo wazabushobora. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo turi abasirikare ba Kristo. Nta wundi muntu rero dukwiriye kunezeza. Umusirikare ikintu agomba kubaho yubaha uwo mwandikiye igisirikare, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Kubw'iyo mpamvu rero kurenganywa n'amakuba biradutegereje impande zose, kandi abazabinyuramo bakihangana bakaguma ku mwami Yesu bakanesha, abo ngabo bafite ubugingo buhoraho. Rero uyu mugoroba wemere wibaze ngo ese njyewe ndi kwemera kurenganirizwa Kristo? Ese njyewe Kristo ndi kumurutisha ibindi byose? Ese njyewe ndi kwemera kuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana ntitaye ku byo bari bumvuge, ntitaye ku byo abo tubana bamvuga, abo tuvukana, abo dukorana, ndetse n'abandi tubana mu madini ariko badakijijwe, niyo bari ndetse ari n'abayobozi bawe? Wemera gukura ibyo Kristo ashaka hejuru ya byose? Kuko niba ari uko bimeze ukemera kurenganywa, ingororano zizaba nyinshi mu ijuru. Ariko niba ritari ko biri, ni wegere umwuka w'Imana umusabe kugira ngo agufashe, kugira ngo ubashe kugera kuri icyo kigero. Kuko ijambo ry'Imana ryo ryavuze ibyo ngibyo, ritubwira ko abo ngabo bemera kurenganirizwa umwami Imana, bemera kurenganizwa gukiranuka, ngo nimwishime munezerwe, kubera ko ingororano zanyu zaba nyinshi mu ijuru. Umwami Imana adufashe, kandi iri jambo akomeze kurikurikirana. Umwuka wera w'Imana arishyigikire kandi rikore imirimo mu mitima yacu. Mu izina rya Yesu reka dusenge. Data twese turi mu ijuru, turagushimiye kubw'ijambo ryawe, kuvuganye natwe, akatubwira icyo twifuzaho, ari uko tugomba guhagarara kuri kw'ijambo ryawe, tukemera kurenganywa kubw'ubutumwa bwiza. Turakwinginze rero kugira ngo dufashe. Imibiri yacu ni nyantege nkeya, umubiri ubukunze cyangwa se umutima ubukunze, ariko umubiri ukanga ukagira intege nke. Iyo niyo mpamvu ninginze cyane ngo aba bene data ndetse nanjye utwuzuza imbaraga z'umwuka wera, ufashe buri muntu wese kwemera kuguhamya, ufashe buri muntu wese kwemera kurenganirizwa ubutumwa bwiza, kugira ngo Mwami Imana dukore ibyo ushaka, kuko watubwiye neza yuko abo bose bazarenganirizwa ubutumwa bwiza ntibakwihakane, ingororano zabo zizaba nyinshi mu ijuru. Muri uru rugendo rero rutoroshye, turakwinginze cyane ngo dufashe, uhe buri wese kunesha, uhe buri wese kwihangana kugeza ku ndunduro. Icyubahiro n'ikibi cyawe ubu niyo bidashira, mu izina rya Yesu, amen.